Yesu ashimwe. Ndagusuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nshimiye Imana kubw'uyu mwanya mwiza impaye njye nawe kugira ngo twongere twumve ijambo ryayo kandi twongere twumve ikivugana natwe. Nkunda gutangira mbibibutsa ko iyo urimo kumva ijambo ry'Imana cyangwa uri kurisoma uba utarimo gutakaza umwanya. Nanone uba ukwiriye gufata umwanya ugasangiza ibyo urimo wunguka cyangwa urimo umenya ku Mana, bigatuma abandi nabo babona yuko ijambo ry'Imana ririmo kukugirira umumaro kandi nabo rwose ribagirira umumaro. Ndagira ngo nkubwire ijambo ry'Imana wumvise cyangwa se wasomye, ndagira ngo nkubwire ngo utangire urisangize abandi, wirigire ubwiru. Ntabwo ari byo Imana ishaka, kuko yatubwiye kujya mu mahanga yose tukabwira abantu bose ubutumwa bwiza. Ndagusabye utangire usangiza abantu ubutumwa bwiza, kandi ndakwinginze ntube igihombo mu bwami bw'Imana. Imana iguhe umugisha. Hanyuma muri inyigisho twatangiye ikomeza ivuga ngo yego Yesu. Twabonye yuko ari icyemezo umuntu afata cyo kuza aho Yesu ari, kubw'uko ubuzima aba arimo ubwabwo buba bumurambiye. Nkwibutse ko hariho ubwami bubiri. Hari ubwami bwa Satani cyangwa se ubwami bw'umwijima, hakaba n'ubwami bw'umucyo, ni ubwami buyoborwa na Kristo Yesu. Bivuze ngo ubu utari hamwe aba ari ahandi, ntawe ujya uba hagati. Kandi ubuzima umuntu yabayemo hano ku isi nta kabuza ni nabwo azakomerezamo nyuma y'ubu. Niba umuntu yarabayeho atizera Imana, yumva ubutumwa bwiza akumva bitamureba cyangwa se akumva atari ibye, nta kabuza nta kintu kizakorwa na gito mu minsi y'uwo muntu ya nyuma cyangwa se yapfuye ngo ahabwe ubugingo buhora azabane n'Imana. Bivuze ngo kubana n'Imana bitegurwa tukiri inaha. Hanyuma niba uri kumva iri jambo, ndakwinginze utarakira Yesu, uyu ni wo mwanya wawe arimo kwinginga kugira ngo nawe winjire muri ubwo bwami bw'umucyo, uve mu gutsikamirwa no gutwazwa igitugu n'umwanzi. Erega ubwami bwe nta bihembo bibamo, kandi n'abakoresha nabo barashaririwe, ariko umwami wacu Yesu ni umugwaneza kandi aroroheje mu mutima, kandi ayobora neza, atuyoboje amahoro n'ubugwaneza. Ndakwinginze nawe uze muri twebwe. Ubushize twavuze ku byerekeye umuntu utari wakira Yesu, uko yakumva ijambo ry'Imana hanyuma akakira kwizera akaza mu muryango w'abana b'Imana. Wumvishe ijambo ry'Imana aryizera mu mutima, akatuza akanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami. Ntabwo tuvuga akanwa cyangwa se umunwa uyu nguyu umuntu avuga ibintu atabyitayeho mu mutima. Oya, ni bimwe byahereye mu mutima bigasohoka inyuma. Ntabwo ari bimwe umuntu avuga kugira ngo ahikure cyangwa se birangize umuhango, ahubwo ni agahinda nimva mu mutima kuko nababaje Imana, hanyuma nkongera nkayihindukirira nkayibwira ngo inkize kuko mbamenye ko ntakwikiza. Ntutse yuko umuntu ashobora kuba atarakoze ibyaha abantu bazi, ariko umuntu wese utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza imbere y'Imana agaragara nk'upfuye, kuko wibuke Imana ibwira Adamu na Eva ko umunsi bariye kuri icyo giti no gupfa bazapfa. Bivuze ngo urwo rupfu bararwakiriye muri bo bakiga kuri icyo giti. Urupfu ruhe umwuka wabo mu gusabana n'Imana byahise bihagarara. Bivuze ngo uwo muntu rero utarakira Yesu umwuka w'upfuye. Niyo mpamvu mu Befeso bavuga ngo namwe yarabazuye, mwari mupfuye muzize ibyaha byanyu, twari twarapfuye. Bivuze ngo niba ukiraho utarizera Yesu, nawe uri muri abo bapfuye. Hanyuma kuzuka birashoboka. Mu kwizera Yesu turongera tukazuka, tukitwa abana b'Imana, tukaza mu bwami bw'umucyo. Reka dusome ijambo turimo tugenderaho riri mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20. Haranditse ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, unyumva wese agakingura nzinjira iwe nsangire nawe kandi asangire nanjye. Icyiza ni uko muri iki cyanditswe Yesu nta kondisiyo yashyizeho. Yaza kuvuga ngo unyumva wese ariko akaba yujuje ibi n'ibi nibwo nzinjira. Aravuga ngo unyumva wese, unyizera wese azahita yinjira muri urwo rugo rw'abana b'Imana. Yesu ni mwiza ku buryo ki atari umutware w'umunyacyubahiro uvuga ngo nzajya hanaha cyangwa se hariya sinzahajya. Murabizi ku bantu bakomeye biyubashye hari ahantu baba batajya, hari ahantu baba batakwicara,
ariko Yesu ni umwami w'abami, afite icyubahiro cyose, ariko umva ukuntu yicishije bugufi yoroheje, yaje arakomanga hanyuma ategereje na karibu. Bivuze ngo ntabwo ari umwami w'umunyagitugu, ntabwo ari nka Satani utwaza abantu igitugu. Yesu ni umwami mwiza, arimo gukomanga, arimo kukwinginga, arimo kukureshya. Ngahari uve mu kintu cyose cyaba kikugize imbata, mubwire ngo yego Yesu. Kumubwira ngo yego Yesu byonyine biratuma yinjira iwawe, musangire. Twavuze ko gusangira ari ukuhese, ni ukumuha ibyaha byawe ukabimushyiraho kandi akabyemera. Niko ijambo ritubwira ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Hanyuma muri iki gice tugiye kuvuga ku muntu wamaze kuvuga yego Yesu, icyo Yesu ashaka kuri uwo muntu. Niba naravuze yego Yesu, ubuzima bwa gikristo bwararangiye, ubu ngubu umeze nk'uwageze mu ijuru, oya ntabwo ariko bimeze. Reka dusome mu Baroma igice cya 6:16. Ndakoresha bibiri ijambo ry'Imana. Haranditse ngo mbese ntimuzi ko iyo mwiyeguriye umuntu kugira ngo ababere shobuja kandi mumwumvire, icyo gihe muba mwishyize mu buja bw'uwo muntu mwemeye kumvira. Byaba ari ibyaha mwiyeguriye bizabageza ku rupfu, kwaba ari ukumvira Imana bizabageza ku butungane. Hanyuma tubonye yuko nyuma y'uko umuntu ahamagawe uyu muhamagaro wo gukurikira Yesu cyangwa se wo gukurwa muri bya bibi byose akagera mu rugo rw'abana b'Imana, ntabwo biba birangiye, ahubwo abagiye kwinjira mu kindi gice cyitwa kwezwa, aho Imana itubwira ngo tugire umwete wo kwezwa no kubana n'abandi bose amahoro. Aho ijambo ry'Imana itubwira ngo twiyambure umuntu wa kera, twambare umuntu mushya ubonerwa muri Kristo Yesu, turusheho kugendera mu nzira uwaduhamagaye nyine ashaka. Niba nariyeguriye ubu bwami bwa Yesu nkaba ntarimo mwumvira, bivuze ngo naba naramubeshye, naba naramubwiye yego y'uburyarya. Yego y'ukuri ni uko nza nkemera kugendera ku mategeko ye, nuko nza nkemera kugendera ku ijambo rye ndisohoza. Uwo muntu wamajije gukizwa cyangwa se wamajije gukurwaho cya gihano cy'ibyaha arirwo rupfu rwa kabiri, akamara gukurwaho kuzacirwaho iteka, aba yinjiye mu kindi gice cyo kuba mu ijambo ry'Imana no kwiga no kugwiza ijambo ry'Imana muri we, kugira ngo abe ari umukristo uhamye mu bukristo, urushaho gukura mu buntu bw'Imana. Yongera guhamagarwa umuhamagaro wo gukurira mu gakiza. Ntabwo aba ari umuntu ugiye gukomeza ari umwana mu byo kwizera, oya, ahubwo aba agiye gukomeza kurushaho mu gukura mu gusa na Kristo. Bivuze ngo wa muntu wakijijwe, wa mwana wavutse nk'uko tubizi, agera igihe cyo kurerwa, cyo ko bakamwonsa, bakagenda hagera bakamuha imfashabere, ahandi agatangira kurya ibiryo, akazajya naho arya ibiryo bikomeye. Hanyuma icyo tubona ahangaha ni uko natwe bitubaho. Uwavutse, uwo nguwo wakiriye Yesu, arasabwa kumvira uwo nguwo wamuhamagaye. Nkwibutse ko ikindi cyaba gikurikiyeho ari ukurushaho gusa na Kristo binyuze mu gusoma ijambo rye, yewe hakagenda haziramo n'ibindi, harimo no kubabazwa, harimo no guhura n'ibyo umuntu atari yiteze, harimo no guhura n'ibyo umuntu atasengeye, harimo no gucishwa ku ikosi rimwe na rimwe, kugira ngo koko niba turi abasirikare ba Kristo tube tutari abasivile bahuhwa n'umuyaga batinya buri kintu cyose kije, ahubwo tube turi abantu bashyitse rwose, bagwije ijambo ry'Imana muri bo, barushaho gusa na Yesu. Bivuze ngo niba nawe warakijijwe, waravuze yego Yesu, ukwiriye kuvuga yego no kubindi arimo gusaba. None hari ibintu arimo gusaba, hari ibintu arimo gusaba kureka, hari inshuti mbi zikuganisha mu bibi arimo gusaba kuvamo, hari ikigare arimo gusaba kutagenderamo. Nibyo warakijijwe, ntabwo ukwiriye kubabwira ngo nakijijwe, ntabwo ni inshuti zanyu, ariko ntabwo mukwiye gukomeza gufatanya mu buryo mwafatanyagamo. Amagambo, urugomo, ibikorwa byose bikwiye guhagarara. Hanyuma nanone hari ibintu arimo gusaba, hari ubutumwa arimo gusaba kujyana, hari abantu arimo gusaba kubwira inkuru nziza y'uko wakiriye Yesu, ariko nturabyemera, umwemerere. Nanone hari mu Baheburayo niho batubwira ngo niwumva ijwi rye ntiwinangire umutima, niwumva ijwi rye arimo kwinginga, kuko kwihana no gukomeza kugendana na Yesu no gukomeza kureka ibitugira imbata ni igikorwa gihoraho. Ndagira ngo ubwire ngo ijambo ry'Imana rikubera indorerwamo, wowe wamaje gukizwa. Nuryumva wibaze ngo nta hantu nirebye nkibonaho umwanda, kuko umuntu yirebye mu ndorerwamo abona ahantu hadatunganye, hari umwanda cyangwa se hari ibintu bidatunganye neza akahakosora. Bivuze ngo ijambo ry'Imana riho ritugenzura, ni indorerwamo yacu twireberamo. Iyo ritatubereye indorerwamo ngo turyireberemo, bituma
twebwe ubwacu dukomeza kuba abakristo bo kwizina, ariko atari abakristo barimo bagenda bahinduka gusa na Yesu, atari abakristo barimo bazana impact, atari abakristo barimo bazana impinduka mu bwami bw'Imana. Nkwibutse ko gukizwa kwawe Imana ishaka ko bigirira abandi mwahoranye akamaro batari bakizwa, bamenye inkuru nziza y'agakiza binyuze muri wowe. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana wumva rero utegetswe kurikora, kurishyira mu bikorwa. Kwa kuryumva cyangwa kwa kurisoma nturishyire mu bikorwa ngo ubumeze nk'umuntu utigeze uryumva. Ku Mana ni ugutera intambwe yo kugerageza. Ntabwo nkubwiye ngo urahita ubishobora, ushobora kugerageza uyu munsi ntibikunda ariko ugakomeza ugakora iyo myitozo. Niyo mpamvu byitwa kwitoza, gukorera mu gakiza. Hanyuma Imana igufashe ukomeze uvuge yego kuri Yesu mu byo arimo gusaba. Nkwibutse ko ntacyo agusaba ngo akuyobye cyangwa guhemukire, ntacyo arimo gusaba kigamije kukugirira nabi. Niyo waba utacyumva ucyemere, byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ndakwinginze ube umuntu mu bwami bw'Imana utabaho wigometse ko wiyeguriye. Niba utamwumvira uracyari muri bwa butware bwa Satani wahozemo, ariko witoze kumwumvira no kugendana nawe. Reka turekera aha muri iyi nyigisho twari twatangiye. Ndagushimiye ko wiyemeje kubana natwe kandi nzi ko wungutse byinshi kubw'Umwuka wera umwigisha mukuru. Reka dusenge. Turagushimiye Imana ko ukomeje kuganira natwe, ukaganira n'abantu bawe binyuze muri njye, kandi nanjye ukaganira nanjye kugira ngo turusheho kumva ubuntu bwawe n'icyo dushaka nyuma y'uko twakwakiriye. Ufashe buri muntu wese gukomeza kukwemerera mu byo urimo umushakaho. Hari igihe umuntu aba yumva bigoye bikomeye, ariko ntacyo udusaba gukora twenyine ngo twirwarize. Uraza ukagikorana natwe, uduha imbaraga zo kubishobora. Ni wowe udutera gukora no gukunda ibyo wishimira. Udufashe